Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ibiganiro byacu nakagaruka mu marangamutima menshi ndetse no gutambuka ikabasha kuganiriza abantu bakikije aho ngaho. Nibyo bikorwa uyu munsi biri kuranga icyo twita robo. Robo ni ijambo rikomeye cyane muri iki kinyejana kuko uyu munsi imirimo imwe n'imwe itari gukorwa n'abantu kubera ko robo zimaze gukwira isi. Uyu munsi mu mijyi nka Los Angeles uri kugenda wahindukira ugahura na robo. Ushobora gukeka ko yagukomeretsa cyangwa se ngo igukorere ibidasanzwe, ariko wibuke ko ibiyoborwa n'akantu gato kari ahantu hiherereye gakontororwa n'ubundi n'ikiremwa muntu, kuko byavuzwe ko ikiremwa muntu aricyo kibasha gutegeka ibindi biri ku isi yose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo robo uyu munsi ziri gukoreshwa akazi abantu bakabaye bakora. Ese kuba robo zizakomeza gutezwa imbere bizagira izihe ngaruka? Ese abantu bashobora kuzatakaza akazi kubera izi robo? Bana natwe mu kiganiro tugiye kubana nawe mu gihe kitari gito kandi kitanarambiranye. Mwibutsa ko niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ya video yawe ukanda ijambo subscribe, wemeze all notification kugira ngo tujye tubana no mu biganiro byacu by'ahazaza. Iyunge ku muryango mugari wa Nsabira TV, woge mu kirere cy'icyogajuru kikugezaho inkuru zicukumbuye kandi z'ubwenge. Iyi mikorere ya robo iri mu bwoko bwinshi bugiye butandukanye. Izi zishobora gukora mu nganda, izindi zigakora mu biro, ndetse hari n'izifasha abantu kwidagadura. Robo zishinzwe imitekano uyu munsi nizo ziri gukorwa cyane ku bwinshi, zikagurwa n'abajejeta faranga benshi bagiye batandukanye. Ibigo by'imari biri guhitamo gufata robotics. Iyo system igakoreshwa mu kuba babasha gukontorora imari yabo bakoresheje icyo bita artificial intelligence. Uyu munsi ntibikiri ngombwa ko ushobora gufata computer yawe ngo wandikemo paragrafu 6, kuko robo irabikora mu minota itarenze 2. Ibyo byatwaraga igihe kinini nko gutayipinga ndetse no kwinjiza amakaracter y'inyuguti runaka, ibimenyetso bishobora gutuma icyandikwa kigenda uko gitekereza. Ariko uyu munsi robotics system iri kubasha kuyungurura neza ibitekerezo ushaka gushyira ku murongo, ikabasha kubyandika neza nk'uko wabyifuzaga. Icyo ari cyo gituma bizera ko robo zishobora kuba ari zimwe mu zabasha gukora neza akazi ko mu biro, nk'uko umuntu uwo ari we wese ufite izo nshingano mu gukora akazi yatangamo serivisi. Mu nganda aha zirapfunyika, zigapakecinga, zigatembera ndetse zigabasha gukontorora umutekano w'ibyo zikora. Uyu munsi robotic cyangwa se artificial intelligence iri kugenda izamuka itera imbere cyane, ariko ni nako igipimo cy'ubushomeri kiri kugenda kizamuka mu mibare, mu buryo isi yose itewe ubwoba n'ahazaza h'abantu. Ese umurimo ntushobora kuzasigara ari amateka hano ku isi? Umufaransa akabona n'umuhanga mu by'imitekerereze yavuze ko burya kugira ngo ikiremwa muntu kibeho ubuzima bwuzuye ari uko gifatanya umurimo ndetse no gukora bidasanzwe, kugira ngo imitsi neza ijyana ku bwonko ibashe gutembereza amaraso yisanzuye. Ariko se igihe abantu bazaba bahisemo kuryama bakamanika amaboko ndetse n'amaguru, amarobo akabakorera akazi, bizagenda bite? Bishobora kuzarema indwara nyinshi z'ibyorezo kuko nta muntu uzaba ugikora siporo, ndetse bikarema n'umubare mwinshi w'abashomeri, ibyo bigateza ikibazo. Umuherwe Elon Musk nyuma yo kohereza icyogajuru cya SpaceX, uyu munsi ari gukora robo zitabarika, arakora neza nk'uprinting impapuro cyangwa se telefoni. Uyu munsi nubwo telefoni zigezweho ziri gukoresha imirimo itandukanye, ariko hari igihe kizabaho mu myaka igiye kuza ujye usanga roboti ariyo ifite telefone, ari ifite inshingano, ari iri kurokirita abakozi kugira ngo ibintu byose bigende neza mu ruganda cyangwa se mu kigo runaka, ukaba ufite robo yaturutse mu ruganda rwa Elon Musk. Ibi bishyira isi mu kaga, ahazaza hayo hagatikira, ndetse abantu bagatangira kubaho ku bwoba batekereza yuko bashobora kuzasimburwa na robo. Mu kiganiro cy'igice cyacu cya 2 tuzaza tuvuga ku mikorere myiza y'ukuntu robo zishobora kuzagira uruhare mu iterambere ry'isi,
ndetse n'abantu bakabasha gukomeza kubona akazi hatabayeho ko abantu bashobora gutakaza imirimo yabo ngo ubukene bubice, indwara zibugarize, ndetse babashe kubaho ubuzima buhangayitse kandi aribo bashoboye kuvumbura izo robo. Bana natwe niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ukareba ijambo subscribe, ugakandaho ukemeza all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Shalom shalom.